bavuga ko abafite dread bamwe baba bari mu gice cyo kuba ari nk'abatinganyi babarwa nk'abatinganyi ngo biba bigaragaza ko ari abagore Bac-T gufata nk'umutinganyi. Imagine lion, Simba, intare. Oh my God, no way man. I'm not. Yeah. Urahakanye mbese abantu bafite dread kwanza nibo abantu ba mbere bakoze ikintu cyitwa kwamagana ubutinganyi. Twakubaganaga cyane. None umunsi wo kurangiza ishuri ikigo twakoreyemo exams hari umwarimu nje twe dufitanye beef nje personally umwarimu Jackie umunsi wa exam ya nyuma ese mufata mwereka ko uri umwarimu uri mukuru kuri njewe ariko nanjye mfite imbaraga none na gang yanje tumukubita umwarimu papa dusubira ku ishuri dukubita wa muriro noneho wa muriro wahise ufata mu nkuta ugenda hejuru amabati biki byose inzu itangira gushya muze yaraje gutya bamukubita story ngo umuhungu wawe byagenze gutya na gutya yarafonzwe yatwitse ishuri muze yararakara cyane arambwira ngo wowe noneho urashaka ko bazakwikira mu mahanga ngo hano na nubwo ari iwanyu itegure mu Rwanda niyo trip yanjye none yo kuza mu Rwanda for the first time. Oh wow. Nuko bavuga ngo abantu baba Tanzania barya inzoka wari warya inzoka je na inzoka narayiriye ariko nagwo ari muri Tanzania inzoka narayiriye for real wari inzoka neza cyane ikaranze se yari naryoshye byatari I'm telling you inzoka yari iryoshye byatari Jack I'm telling you nago ngubesha nukuri kwe mana narayiriye inzoka nayiriye gute Jack I didn't know nanje nago nari mbizi reka ngubwire ko nari inzoka Yes, ndabasuhuje abakurikiye BigTown TV amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi ndagarutse muri BIG podcast nkuko mubibona nk'ibisanzwe. Murabizi ndabakunda cyane ariko nimba ugeze hano ari ubwa mbere ukaba utarakora subscribe uyikore comment share and like Imana igumugisha. Uyu munsi rero nanone kandi muramubona muri studio za BigTown TV namwizaniye mwenyewe yeyo vipi ebana fresh kabisa umeze neza Bac-T sana tu turakwishimiye sana murakoze cyane Jackie ndabizi neza ko abantu barakuzi uri umuntu utagomba kwivuga uri umuhungu w'abanyarwanda ebana nawe uri umusista w'abanyarwanda Bac-T turakwishimiye cyane mu kiganiro cy'uyu munsi murakoze cyane urakoze cyane neza cyane Jackie none naguzi kuntu usa neza uri kuri drip za danger urakoze cyane uyu munsi wambaye neza cyane reka nongere mbikubaze ko abantu barabikunze ubushize uyu munsi ninde wakwambitse uyu munsi by the way sinjya mbeshe ni kakabati kanje nkunda tu kumenagura puff ngakuramo imyenda nkiyambika tu na mu designer na kini nje uyambitse uragenda ukigira ku isoko n'ubundi ugatoranya nk'ibisanzwe of course Chanette ubushize narazivuze uyu munsi zirarenze uyu munsi nongewe ndimwe hari ya Silver from Sierra Leone hari ya Dubai hari n'indi ya somewhere in Pacific Ocean urakoze cyane ntago ndibuze kukubaza ibintu byinshi ko uyu munsi dufite byinshi byo kuganira Bac-T ako uyu munsi kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu ndaza kugitangira muri comment abantu banditse ku kiganiro cy'ubushize ikindi ndaza gukomereza ku bibazo abantu bagiye bambaza inbox ndaza no gukomereza ku bindi bibazo byanjye nateguye uyu munsi ikintu cya mbere ndi buhereho ntangira kukubaza hari umuntu wanyandikiye arambye atari ko Bac-T ko ahora yishimye ari hayi buriya ntabo yari yagati Oh my gosh. ese ibyishimo bisaba hayi abantu barambwira ati Bac-T ahora ari hayi nk'umuntu uba wari hagati no kwibeshya by the way Bac-T ntabwo arya hagati Bac-T arya bruschette muri make Bac-T arya ibiti arya ibiti by'inyama bya biti byaje indya bruschette igiti none yo cyasigaye nkagikoresha nka kilda comment ya mbere yaravugaga ngo fire
iya kabiri ikavuga ngo abakunzi ba BigTown TV mumpe like mbaye uwa mbere mu kiganiro. Okay. Abantu batashizeho like kuri uyu muntu wazisabye kabisa mwakabe mwarazishizeho. Uyu munsi rero noneho uza kuzisaba baze kuzima Bac-T. Bamuhe. Yego ndaza gukomereza kuri comment ya kabiri yaravugaga ngo nkunze iki kiganiro like niba nawe wagikunze. Abantu benshi bakunze ikiganiro twakoranye cyane, abantu benshi baragikunze cyane uko mbibona. Hanyuma ya gatatu yaravuga ngo Bac-T nanjye nkunda inka yime. Se uri umutunzi? Ubushize naragupromisinze kuguhereza akabwa. Kari he kwanza mukanzanire kakana. Uyu munsi kabe hano hafi. Mugashake. Okay, undi yaranditse aravuga ngo wow, muzajye mukora gutya biraryoshye cyane vuba. Urayigira na TV itari yo kuri YouTube gusa. Okay, thank you so much. Nguyo yavuze igitekerezo cyiza cyane cyangwa comment nziza. Undi nawe yaranditse ngo Bac-T nanjye ndakwikundira n'ukuri uri umwana mwiza byadanje. Asante sana. Nanjye ndabakunda cyane. Hanyuma hari undi muvandimwe wavuze ko yadukosoye kubera ko imbwa ngo naga ibyara irabwagura. Arandika aravuga ngo kubyara cyangwa kubwagura. Okay, sawa. Nuko nguko. Undi nawe aranditse ngo hakongotse iki kiganiro kiraryoshye sana. Okay. Hanyuma hari n'ahandi umuntu yakwandikira avuga ngo Satani Bac-T azakwivugana kubera ko cyagiye wavuze ngo Satani umubonye wamufata agafoto. Nzamugwa gitumo Satani. Nuko umugwa gitumo neza. Nimba tugwa igitumo abantu kubera iki Satani tutamugwa gitumo. Yego. Urakoze cyane Bac-T. Comment izo ni nyinshi ndaza kugenda nzicishemo. Hanyuma natangariza abantu badukurikiye hano kuri YouTube mu kiganiro cya BAG podcast ko turi now live kuri Instagram. Yes, thank you so much. Turi kumwe kuri BigTown TV. Icyo tugusaba no gukanda subscribe kuri BAG podcast. Maze kuri Instagram akakanya tukaba turimo guhereza uburyohe abantu bacu. Ni live kuri Instagram. So nimba uri kuri Instagram jya kuri Instagram ya Bac-T ikaba yitwa BACT akarongo ko hasi B maze enjoy. Yego urakoze cyane. Sinzi niba ushobora guhindukiza telefone mu kiganiro abadukurikiye bakabibona hariya ko turi kuri live Instagram bakaza kubona yuko uyu munsi kiganiro cy'umunsi kidasanzwe. Okay. Ego mindukiriza hariya urebeshe telefone muri kamera babibone ko turi live kuri Instagram. Hariya. Ego. Okay. Babibone barabibona. The whole team ni fresh. Mwabibonye rero nkuko dusanzwe tubazanira ibintu bitandukanye. Uyu munsi twagaruye Bac-T kuko twabonye ikiganiro mwaragikunze. Hanyuma Daisy come here. Aka ni kakabwa bangabiye mu kiganiro. Bambwiye ko akako ni kabyara kabwagura. Okay. So akangaka kitwa Daisy. Daisy ntabwo ari Daisy nzaguhereza kandi ataraka ni bwagura. Mama wako. Daisy stay here. Where you going? Stay here. People want to see you. Stay here Daisy. Mama wako nzamuguha. Bac-T. Uyu munsi mu kiganiro cy'uyu munsi ndagaruka kuri cya kibazo abantu bavuze ngo batekereza ko ushobora kuba urya gati. Ntekereza ko bo ariko babibona nk'abantu ko aricyo gituma uba wishimye nyine babona usa naho uhora uri high. Niki wabwira abantu ko kwishima bidasaba kuba uri high? Okay, ikiwawa yitwa Daisy. Okay, wingu yarimo kumbaza izina rya ntago ari chiwawa. Iyi ntago ari chiwawa. Iyi ngiyi ni Maltese. Maltese OG. Daisy, why do you want to drink my soda? Stop that. Stay there, okay? Subiramo ikibazo cyanjye kiragira kiti niki wabwira abantu kugira ngo bajye bumva yuko kwishima bidasaba ko umuntu yagiye haye. Okay, kwishima ibyishimo
ni decision first of all, and then ushobora kuba uri umukene utabonye icyo kurya utabonye icyo kunywa ariko ibyishimo bikaba byinshi. Yeah, so ibyishimo ni decision, and then Bac-T kugira ngo nishime cyangwa kugira ngo mpore nishimye ni kwa kundi stress ndazijugunya hirya maze nka deciding kuba ndi happy. Desi, can you go please? You're disturbing me now. You don't want me to answer questions. Can you go? Can you go? Can you go? Okay, just go. hari undi muntu wanditse muri comment narayibonye nuko SS yaravuze ngo Bac-T ko atangiye gufuhira abakobwa be bakiri batoya ubwo bazaba bamaze gukura ntago umusore uzajya gutereta abakobwa be azamukubita ishoka mu mutwe. Nibageze imyaka y'ubukure nta kibazo yo guteretwa nabo bagomba kuba maze kubigisha amasomo yanje nkababwira ngo you have to decide what is good and what is bad, so ni ibintu byemewe cyane. Hanyuma amazi iminsi numva bavuga yuko abantu ngo bafite dread ariko ni imyumvire jewe nabyumvanya abantu noneho ndabariza abadukurikiye bashobora kuba bari bafite ayo matsiko. Bavuga ko abafite dread bamwe baba bari mu gice cyo kuba ari nk'abatinganyi babarwa nk'abatinganyi ngo biba bigaragaza ko ari abagore. Bac-T gufata nk'umutinganyi. Imagine lion, Simba, intare. Oh my God, no way man. I'm not. Yeah. Urahakanye mbese abantu bafite dread kwanza nibo abantu ba mbere bakoze ikintu cyitwa kwamagana ubutinganyi. Reba nko muri Jamaica bari abarasta kweri wajya kubabwira stories z'ubutinganyi kweri bakabyumva. Abarasta umurasta nyamurasta nka Bac-T wajya kumubwira stories z'ubutinganyi. No way man. No way. Ariko still abatinganyi ni life yabo bakomeze na life yabo nimba bumva ko ari byiza bakomeze babajogore na kazi kabo. I'm not man. Bakomeze babajogore. Yeah. The life yabo nje ntacyo bimbwiye. Abantu babitinzeho cyane kuko wakomeje mu kiganiro uvuga ngo abadamu barankunda kandi nanjye abadamu ndabakunda. Abadamu ni bankunde ni muze mu nkunde. Niki gituma wumva ufite imbaraga zo kubivuga biri public ukabwira abantu ko abadamu bagukunda kandi ukanasaba ko bagukunda kandi nawe ukahamya ko abadamu bakunda. Okay, thank you so much. Yeah. Abadamu batangiye kunkunda kera since uri proud ya baba. I'm so proud. Ndabizi niyo mpamvu nanjye nkunda abadamu byatari. Baba ndabisubiramo. Abadamu ni inshuti zanjye n'abakunzi banje ndabakunda barankunda batangiye kunkunda kera cyane kuva mu gihe nakoraga kuri radio narabivuze reka nongere mbisubiremo nakoraga kuri radio ugasanga 80% abamamagara abanyandikira n'abamama n'abadamu bashowing a love cyane bakanyereka ko Bac-T uri mungu wacu turagukunda turakwemera nanje I was like yeah man no gukundwa n'abamamuziko nari byiza biraryoye. Yeah, iminsi ya lady nago shoko kubyibagirwa banzaniraga amapirawo hariya urumva ndi kuri radio station nakoze show nyine abamama bishimye cyane none tukagera kuri time ya bye bye abamama usenga Bac-T bye bye bakarira ngo bakavuga ngo ye baba we what's going on nawe kumva birakubaje. Lady imwe bigeze kunzanira pirawo abamama nk'abatandatu umwe yazanye undi arazana undi none ugasanga amasini ibici byose byuzuye amapirawo ariya abadamu bose bakanzanira none amafaranga bakanzanira n'amafaranga menshi cyane ngo Bac-T mungu wacu enda fata twara and I was like man why don't I love this Bac-T reba shano mbwira abantu bari kuri live kuko nabari kuri YouTube bari kumbona reka mbabwire ikintu kimwe abari kuri live kuko Bac-T nubwo ari kuvuga ngo abadamu barankunda ngo abadamu ndabakunda arabeshya reka mbabwire umudamu ngenze umudamu yanabimubwiye like ejo nejo twari turi kumwe tugiye gukora ibiganiro ahantu tugiye gufata inkuru umudamu akunda Bac-T arambwira ati Bac-T ndakwinginze mbwira ikintu ukunda n'umutima wawe wose. Bac-T yabeshya byaramunaniye n'ubu ntago arasubiza ikintu akunda. Okay sawa. Jackie ibyo avuga ntago ari kubeshya. Jackie wese ubyemera? Wese ubyemera ko abadamu bankunda? Twari turi kumwe na Jackie n'umumama umwe bari bagiye gukorana na Jackie sinzi bari bavuganiye
before Jack arazambye ngo none yagiye kuza umumama gukunda byatari bya danger ewana no nje namurebaga ko nkubita akajisho gutya gakorerwa bivuga ngo he agakomeza kureba tugiye gutasi wahise ubibona ngo Bac-T ni iki ukunda muri ubu buzima wumva naguha wumva ko naguha sha Bac-T n'ubu cyarakunaniye nagura urasubiza uzi ikintu nese wari uhari okay uyu mumama nese mubwira ngo wambajije ikintu gikomeye cyane reka njye n'igitekerezo reka njye gutekerezaho nzakubwira none se n'ubu ntabwo uratekereza shamwe mfashe kweri se namusaba iki kweri kandi mfite n'ubushobozi bwo kumereza everything abantu niba twandikire muri live bakunda Bac-T umuntu yaramubajije ngo yamuha iki none ntago arabona igisubizo wowe uri kuri live ugira ikintu twandikira uduhe igitekerezo cyo Bac-T yasaba uwo mudamu umukunda nawe nimba uri kuri YouTube utwandikire muri comment utubwire ikintu yazasubiza uwo mudamu Bac-T aramutse akubwiye ngo icyo kintu umbwiye ukunda nzakigukorera ariko yemeye kumbera umugabo wabyemera iyo ni love with the condition I don't like love irimo conditions nje nkunda love unconditional love ya love iri true idafitemo conditions ngo nkorere iki if you love me no conditions Bac-T reka nkubaze ikibazo mbariza abadukurikiye muri lockdown nta na rimwe ubuyobozi bwigeze bukuguhaho uri kunywa akantu mu rugo no n'abashiti wawe nta na rimwe byabaye Bac-T urambeshye nukuri ko Imana agomubeshye no kandi mu gihe cya lockdown nakoranaga na polisi cyane hafi cyane polisi yafataga abantu ikamamagara nka reporter nkagenda tugakavaringa so njyewe nimba bari kumfata muri icyo gihe bari kwita banjyana kwanza bari kwita bashira ari nka example Jack let me tell you something nje nago ndo umuntu wakabari n'ishuti zanjye bose barabizi ngenda kuzindi kubari badukurikiye so nago ndo kabisa nago ndo umuntu wakabari inshyo no man kugira ngo soke nje mu kabari mba nagiye n'abajyama banje nabaherekeje cyangwa twagiye guhurira mu kabari dutera story ebyiri eshatu maze mite nikomereza nago ndo umuntu wakabari if you know me mu kabari wabivuga Bac-T ejo hari umuntu wakubwiye ikintu ndi kumva ngiye kukivugira kuri kamera Jack ntabwo ajya agira ibanga ejo wari wicaye wifashe gutya ngo uri kumedita umuntu ahita akubwira ngo ngo Bac-T ngo ndi kubona umeze nk'umukobwa arakubwira ngo umeze nk'umukobwa iyo abantu bakubwiye ngo iyo umuntu akubwiye ngo umeze nk'umukobwa ntabwo bikubabaza kandi uri umugabo birambabaza I'm a man see ntabwo meze gute nk'umukobwa igipucuri ndabyibuka ko rero bimbwiye ariko I was like why that man wumvishe utekereje icyejo yarabikubwiye nahise mbitekereza cyane by the way n'umuntu wa mbere wabimbwiye gutyo ubwo se ntabwo ari byo ntabwo ariko abantu bakubona isuna ibiki byose man ahubwo ngewe mbona umeze nk'ikibebe ikibebe wa mugana abagore baragukunda kuko kuba umugore akuriye bakabona umugore akuriye bakabona umeze nk'umukobwa undi yakuriye akabona ni nk'ikibebesha ufite umuti wisiga Bac-T ufite imiti wisiga mu bapfumare nta miti nta miti ni Imana tu love and God Imana yakuye igikundiro kugeza ku rwego abantu bakureba ntibaguhage yes of course urabizi Imana iyo yavuze yes nobody can say no so Imana yaramaye love to the people and give back love to the people so abantu barankunda ndabakunda tugakundana n'abantu so why not man wowe se wibona gute iyo ubonye umugore yakurangariye Bac-T mbwiza ukuri utambeshye umuntu wanjye uzi ikintu Jack nje nkeka ko abantu bankundira ari benshi Bac-T ni wa muntu utajya ukunda gukomeza ibintu yego if you love me if you hate me urumva nago najya guhangana nawe ngo uyu nguyu arimo afite jealous ntago nkunda cyangwa uyu ngo arimo kugenda mvuga nabi so I fight back cyangwa sinjya nkunda competition cyane I just like to do my thing so abantu nkatwe abantu benshi baradukunda so I love people they love me back man why not man arumva ukuntu Bac-T mbwira ni iki kintu umenyera ku mugore wagukunze
kunkunda gute hari ugukundana wakurangariye don umugore wateye irari n'uwaje kumbwira iyo yaje kumbwira so umuntu waje kukubwira ko no urugero wavuze ngo nkuriya mugore agukuwe don warabibonaga kari gutera hakajisho noneho wowe ubwirwa n'iki ko umugore yagukunze nuko aguma kureba cyane okay kenshi nago bijya bindangaza iyo abagore cyangwa umugore ari kundeba kuko maybe ni fame cyangwa kumenyekana kwa abantu benshi banzi kuri YouTube na hehe so kenshi yo nahuye n'umuntu n'abasaza n'abapapa n'abasore hari igihe cyo kujya nko muri supermarket cyangwa ndi gukatakata mu nzira zanje ugasanga umuntu umeze gutya urumva arimo kureba ukibaza so narabimenyere ariko akajisho k'urukundo urumva ka kandi gakurura tubibona tu direct aha nawe bivuga ngo kaba kagukuruye kabaho oya kagukuruye no kaba kagukuruye njemeze gutya if you show me love nanje ndagukunda yeah if you love me I love you too yeah Bac-T ariko ntabwo ari in the other way Bac-T bari kubashyushya umutima ushaka kuzamukunda bikarangira nyine ubigendemo agatima kaye kaka Jack urashaka ko abantu banyanga kwe ntabwo nshaka ko abantu bakwanga ko abantu bareke kugukunda nanone cyane oya abantu bankunde cyane urumva banyange Jack kwe Jack arashaka ko abantu munyanga kwe byagenda gutse abakobwa batinye gutanga request ngo bagira they're coming no problem yeah bagutinye I live reka yari umusogongezo so we gonna wabanza ugasoma ibiriho none ugasezera abantu okay wasoma ugasezera abantu none tugakomeza mfashe uzisome ugenda umanura gutya mugende nanjye gutekereza kwanza ibibazo Jack arimo kumbaza uyu munsi ndashaka kujya we want to go I want to go hard yeah arakubaza ngo Bac-T BigTown TV iracyabaho jya kuri YouTube andika BigTown TV urahita ubona byinshi cyane abandi nabari ku joininga gusa niyo mahirwe tugize okay nta bindi bintu byinshi banditse nta kindi kintu banditse sawa no wari wanse gusa rero wasezera abantu tugakomeza ikiganiro so my people muri kuri live ya Instagram nashaka kubasogongeza gusa full interview cyangwa full podcast muraza kwisanga kuri BigTown TV jya hariya kanda subscribe maze gahunda zaza kugenda fresh alright so I love you my people live tukaba tugiye ku stopping gatoya yes and now okay bye and then okay live and yeah turakomeje mu kiganiro cyacu nko mubibona Bac-T arimo gusezera abantu bari live kuri Instagram Bac-T ndacyakomeza kukubaza ibibazo mbariza abadukurikiye uyu munsi wa none hari ibintu byinshi twaganiriye itegereze neza hano reba umwana uzagaciro nini tena pana ni bya bibazo by'amatelefone reka kwanza mbifunge noneho gahunda zacu zikomeza right Jackie urumva telefone zirarangaza cyane kwanza telefone zirarangaza cyane kandi ngiye sinjya nkunda kujya kuri telefone igihe kinini cyangwa se ngo ukore ikintu urangaye kubera ko abanyarwanda baciye umugani ngo imirimo ibiri yananiye impyisi ese Bac-T hari imigani y'ikinyarwanda uzi imigani oya okay umuntu yakubwiye ngo imirimo ibiri yananiye impyisi abavuze iki okay ibyo ndabyumva cyane kwa kundi urimo gukora ibintu bibiri cyarimwe birakuvanga to ubuse nta mugani wacira abadukurikiye nta kantu gato wabwira abadukurikiye ukabeka kuzi ikinyarwanda bishingiye kuri comment y'umuntu wanditse ngo yaranditse ngo Bac-T ikinyarwanda cyawe kiranshimisha cyane kuko uvuga ikinyarwanda kimeze ukuntu so bwira abantu kuzi ikinyarwanda ndakizi cyane n'imigani ndayicanga bikagenda neza hanyuma uracanga umwe nkopeza basi kandi ka ari kamwe nanditse mu ndirimbo yanjye reka ngashake hanyuma nkomeze muri komenti umuntu yaranditse ngo imbwa bayikurira inyama ntibayikurira ubwatsi
Bac-T kumutumira mu kiganiro aransetsa ukuntu yivugira ikinyarwanda ariko Jackie umugabira inka imbwa azayicirira nta muntu ugaba imbwa. Barazigaba nazo imbwa uzikuntu ari neza. Undi nawe yaranditse ngo Bac-T sha urakunzwe man. Nanjye ndabakunda man. Undi nawe arandika nakibagiwe ka kantu nanditse hariya. Okay. Komeza Jackie dusoze izo ngizo twinjire noneho mu kiganiro nyacyo. Okay, ndumva twarekeraho Bac-T. Okay. Ndakwemera imbere cyane nizere kumeze fresh. Nanje meze fresh kabisa. Rero nari ndimo kugusaba gucira abantu umugani nubwo utwimye umugani. Hari abantu benshi batari bazi neza yuko hari usanzwe uzi n'ibintu bya hip hop. Umugani numwe kweri wananira we. Akanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze. Noneho ngo ngwiki. Ninarikoze kurabora. Bivuge ngo baragukopesha. Baragukopesha. Si byose ya. Nyine nago naviramo. Baragukopesha. Okay. Bac-T ni iki kintu abantu bakubwiye kira kigano kimaze gusohoka nago babifashe nkaho ushyize hanze. Okay, hari abantu benshi cyane kandi bo hafi. Barambwiye ngo Bac-T why this ndababwira ngo niki kintu kibi. Navuze. Ubu ngubu barimo kwiyumva tu bahita kubibaza ngo niki kintu kibi. So we have to talk about things, you know. Kenshi abantu benshi bakunda kunsaba ama interviews bambaza ibibazo nk'ibi ngibi. Ariko ndi kumwe na Jackie nka gutya kabimbariza hano nkabibasubiza hari ikibazo. Nta kibazo. Sasa je mutuze basi sibyo ko nta n'ikintu kibi wigeze uvuga. Shanje sinjye nkunda kuvuga n'ibintu bibi. N'uyu munsi uracyatsimbare ko nta mugore wa kabiri uzashaka. Umugore wa kabiri? Gushaka umugore wa kabiri se biterwa n'impamvu ariko nta mpamvu ndabona yo gushaka umugore wa kabiri. Uracyakomeje gutsimbarara ku wa mbere. Uyu munsi ngiye kukubaza ikiganiro. Ikibazo mu gaseke k'uyu munsi ni wowe kagezeho. Abatumirwa ngira buri mutumirwa mba mufitiye ikiganiro kiri mu bitekerezo natekereje kumubaza noneho agasubiza abadukurikiye. Okay. Are you ready? I am ready 100%. Nabwoba ufite? Nabwoba rwose. Bac-T uyu munsi ufite inzozi zo kuzaba umukire. Cyane birenze wenda ubuzima ufite uyu munsi. Nyine uri gushaka amafaranga ariko ushaka yandi menshi cyane. Uyu munsi uramutse ubonye umugore akaza mu buzima bwawe akagukunda akakubwira ko ubuzima usigaje kuba mu bwose azishyura buri kimwe. Abana bawe ibyo ushaka inzu imodoka kila kitu akaguha ibintu birenze ku byo ufite n'ibyo wifuza kugira byose akaza ari umugore ubifite. Wamwemera? Jackie no biterwa nimba namukunze ariko nago namwemera. Sinjye nkunda kubeshya sibyo. Nyine ubwo se wamukunze? Nje nago ndi materialistic. Sinjye nkunda ibintu ibyo Imana yampaye ibyo ugenda imereza buri munsi inzira igenda inyereka ko cya hano uzabona ibi ngibi enough. Ariko ngo kanaka yaje ni bya bindi turasubiramo hahandi conditional love. Ngo kora ibi ngibi cyangwa nzagukora ibi ngibi none ngwino tubane gutya cyangwa dukundane. No, that is not love man. Nakubesha umunsi umwe wa kabiri nkakubwira ngo cyaho. So there's no need. So nta kimwe wambesha. Kukubaza ikindi kibazo twihuse cyane mbariza abadukurikiye kugira ngo bajye barushaho kumenya ngo ese Bac-T ni muntu ki amarangamutima ye nayahe. Uyu munsi wa none ntago bigiye kuba ari ibintu bibaye ari byo ariko kure. Uyu munsi wa none ukaba ufite umugore wagukunze. Umugore wankunze. Ndacyagaruka ku mugore. Akagukunda ariko uri impumyi utareba. Yemera kugwa ijisho rimwe ariko ukamugira umugore wa kabiri. Wamwemera ukareba? Umugore wankunze nta jisho rimwe mfite nkaba ndi nyene iryo jisho akemera. None we akaguma ari impumyi. Agakuramo irye rimwe akaguhirya. Akaguhirya.
irye uri impumyi agakuramo ijisho rimwe akariguha ariko kuguha ijisho nawe ugomba kuba waramukunze urumva nago yaguha utamukunda noneho nago nabyemera still ni kuba materialist ni ukuvuga ngo wakemera gukomeza uri impumyi sasa nimba Imana yahisemo ko Bac-T yabimpumyi kubera iki sinje gushaka nuza birimo conditions ni nka wa wundi mubwira ngo kugira ngo tuguhe ubutunzi tanga mama wawe tanga papa wawe tanga umwana wawe ibintu nk'ibyo ngibyo so it is the same like that so nago nabyemera yeah okay urakoze cyane Bac-T reka twihute cyane ku kibazo cya gatatu ari nacyo cya nyuma ndi busorezeho nkubaza tugakomeza no mu kindi kiganiro uyu munsi wa none uramutse ubonye ubutunzi bwose wifuza ariko Imana ikakubwira ko kugira ngo utunge byose ari ukuba ahantu hatari abandi bantu uhaba wenyine wabyemera na buzima bubi nko kuba uri wenyine niyo mpamvu umunyamakosa leta iramufata ikamujyana mu kumba kenyine urumva ikagufungira hariya bana nta kintu kibi nko kuba uri ahantu uri wenyine Bac-T nagira ngo ubaze muri iki kiganiro wigeze ufungwa wigeze muri gereza yes not muri gereza lock up to just like a lock up gatoya nka arya bayita gute mu Kinyarwanda nka hariya nuza brigade ariko iki gihe nari ndi muri Tanzania warakoze iki Bac-T aka story ko bana karasekeje cyane nje noneho twakubaganaga cyane nje n'abapeti b'abanyeshuri b'inshuti zanje harimo abanyarwanda harimo n'abandi ariya abana babakire ibiki urumva twagendanaga b'inshuti zanje none umunsi wo kurangiza ishuri uzi ikintu twakoze ariko n'ubwana twahise dufata ikigo twakoreyemo exams hari umwarimu nje twe dufitanye beef nje personally uwo mwarimu era hari muri yo center ya exam umunsi wa nyuma wo kurangiza primary bana naragiye fata biriya mwarimu no before mfata umwarimu twaragiye bwa bukubaganyi bw'abana dufata ibitabo amakaye biki byose kuri iro shuri turayakusanya ahantu hamwe dukubita umuriro toilette umuriro muratwika uziko nayo nize gutwika ahantu ndi umwana nje story yanjye no kuri BBC I'm telling you ndi umwana imagine urangije primaire yeah so icyakurikiyeho twahise dufata uriya mwarimu noneho ndavuga umwarimu tudufitanye case kuko nigeze kubivuga I think I don't remember when ariko narabivuze uriya mwarimu twe twicaye beef yanjye n'uriya mwarimu twe twicaye muri class one time turimo twicaye turi nk'abanyeshuri noneho hari umujema wanjye witwaga Meshak afite sister witwa Amanda was so beautiful kabisa muri class yacu karagakobwa keza gateye neza ibyatari urumva so umujema wanjye witwaga Kennedy ni Kennedy is yari umujyaro from Kenya jama muremure cyane strong and man he was so stubborn araza amereza agapapuro n'ikaramu arambwira ngo Bac-T andika ibyo ngiye kukubwira ndashaka kureba handwriting yawe nimba wandika neza ndamubwiye ngo fresh nari binacyo bitwaye amereza ikaramu ndayifata ndatangira andika ibaruwa yandika gute amatariki hejuru ibiki n'ibiki impamvu andika impamvu ngo gutereta umunyeshuri Bac-T shawari butwi mita nandika hahandi ku mpamvu noneho ibaruwa yo hasi andika gutya ngo umwarimu yitwa kanaka ari gutereta umushiki wa Meshak witwa Amanda ejo bundi bararyamanye twarababonye kandi iyi kesi tuzayijyana muri leta ibintu nk'ibyo ngibyo afata icya gipapuro none ahita mbwira none yo Kennedy ngo shyiraho amazina yawe munsi kubita amatariki na signature puf ndabikora urabikora ndamuhereza direct uriya mwarimu ngo ufata urwandiko rwawe Jack ndakubwira narakubiswe baraguhondagura uyu mwarimu none n'imijinya yarafite ariko nibyo uriya mwarimu yakundaga kariya kana nanjye nabibonaga wabibonye nyuma since before ariko ruya rwandiko nyine
urabona iyo umuntu yakubwiye ikintu cy'ukuri wari ku buryo bakwandikisha urwandiko rw'ibintu utari kumvugana ubyandika ubwenge bw'abana byari danje nyine kandi nje I didn't know ko ari bubijyane numvaga ko ari ibintu biri aha ngaho too you know it's not serious issue umwarimu nyine kuko yari afite n'urwikekwe n'ibiki byose azi ko gukunda kariya kana yagakundaga nawe mana arakubiswe uri mwarimu yarankubise za nkoni inshi ibiki byose imigeri bya bindi byo kutababarira ndamureba ndamubwiye ngo it's okay kandi narebaga ukuntu tunanje niyamenyaga ndavuga ngo ebana nanjye cyo kugukubita imwe ariko there is no need uri umuyobozi fresh uramwubaha uramureka ndamureka mpaka umunsi wo kurangiza ishuri kizamini cya nyuma noneho nahise mukorera amabara naramukubise kubita umwarimu mubire mwarimu naramukubise group yanje iraza nayo batwitaga miracles ariko mu giswahili bavuga ngo ni miujiza ni group y'abajama twatangiye gukunda rap music and all stuff n'ibiki abaniga banje Amanda waramukundaga njewe oya Amanda kandi yari sister umushuti wanjye sister wanjye umushuti wanjye yitwaga Meshak so ariko Amanda yari mwiza cyane she was so beautiful abana beza ukiri muri primaire wari mubi Amanda yari mwiza ndabisubiramo Amanda she was so beautiful I'm telling you yeah so mwarimu Jackie umunsi wa exam ya nyuma ese mufata mwereka ko uri umwarimu uri mukuru kuri njewe ariko nanjye mfite imbaraga noneho na gang yanje turamukubita umwarimu papa dusubira ku ishuri dukubita wa muriro noneho wa muriro wese ufata mu nkuta ugenda hejuru amabati biki byose inzu itangira gushya ariko by chance nago byabaye danger cyane ariko byabaye danger like iri office yose yesi kubitwa n'umuriro Jackie, I can't forget this man. Uwo munsi twarangije exam iriya diri imaze kubaho bitanirukanira mu rugo nkuramo uniform bitanishiramo icyango gisanzwe abaniga banje nabo imagine by chance ngiye gusohoka mu rugo like this mitambona defender ya police ba Paris ngo uyu mwana arahari ngo yasohotse none yagiye ngo nago tubizi umukozi araza arambwira ngo noneho genda gutya nyuma ya toilet simbuka niwe wari gushaka mita numva ye baba we ya kesi yakomeye noneho papa utawiruka ururi rurasimbuka yeah umushuti wanjye yitwaga Revocatus my best friend cyane mita ninjira hari ndamubwiye ngo you know what my bro bagiye kudufata nawe tayamba nago ari kure from home nawe tayambara turagenda tubwira n'abandi twara group yacu ifite abana 8 no 9 bose twakoze amakosa kandi twese polisi irimo kuduhiga man turagenda turabura uwo munsi bafashe umwe wonyine abandi bose turakwepa none uriya nawe baramurekura techniques police zifite ni nyinshi cyane bahita babwira ababyeyi ngo eje muzabazane hehe ku kigo tuganire bishyure ibintu bangirije ibikinu biki byose kesi itirangira ndavuga ngo sa mama barankubitije ubwo byatari ziramfata nanjye ndavuga ngo tugende ndibuka najyanye na mama batwinjiza muri office ya headmaster yego batwicaza neza n'ababyeyi hari mu cyumba cyabo ngo kubera iki mwakoze ibi ngibi mwabana mwe barabaganiriza buke parambora kubera iki mwakoze ibi bintu ntago ari byiza abana nkamwe mugomba kwitonda n'ibiki byose uzicyakurikiyeho Jackie turimo kuganira tugenda dusubiza nabo batuganirije neza cyane n'umutima mwiza I see haise haza defender za polisi eshatu zuzuye abapolisi basimbuka bagota ikigo cyose pup bahita badufatira muri office ya headmaster mwabajinga mwicara hasi kinyinshi cyawe
Jyaga bitavuga ngo noneho karabaye batwicaza hasi twese ababyeyi none bahaguruka ngo ko twe tugiye kubirangiza byagenze gute ngo mutuze namwe mutahe kwanza ibyanyu byarangiye bahita bakasa ababyeyi uzi gufata amashati hano ukayafunga gutya n'abandi gutya babiri katwicaza muri man it was so crazy bahita batujyana kuri polisi kuri muri lock up brigade turafungwa ubwo ntimwabaye igitaramo ku ishuri noneho sasa the moment na enjoyingaga byatari Mary yazanaga agapiraho utunyama twiza uturyo twa fresh cyane agachipsi urabona na ya myaka y'ubwana urumva noneho akabisiga hariya nagwanza ninjye nyine ni group yose kuko twafunganye noneho mama wakanaka nawe akazana ibindi abafungwa bose none bakabagemurira time yo kurya abafungwa bose bana bakomamaga amashi bakavuga ngo bana kabisa ibi byana nubwo ari ibirara ni bizima bidresheje twabakubitaga ibiryo noneho twebwe amijinya ibici byose ngo nago ducaka kurya ibici byo bana imfungwa zikavuga none umunsi twinjira muri lock up ubu munsi wa mbere nakubwiye gastori kuntu badufunze ariko it was not a big deal umva byari n'iby'ubwana ntago ari byadanje so ubuse ntutinya gereza tukiraho ndayitinya cyane kandi Imana izamfashe so turahangaho ijoro rya mbere uzi umuntu twabonye ahise igisambo kivuye kwiba none bagikubita imipanga hano bagitemaguye hano hose bagitemaguye amaraso none n'ikirara cya danje kiraza kiravuga ngo ndashaka hano ho kuryama ngo mwabe igikogo toka amaraso bana akuraho t-shirt y'umupeti umwe kita kihanaguza amaraso yari yuzuye amaraso ahantu hose none twebwe turabana iyo image ntabwo nshobora kuyibagirwa ndabyibuka bana twahise tugira ubwoba badukuzamo ama-t-shirt twese abajura turamusasira ngo cyari kishyura cya kindi gikaze kizwi n'abantu bose imagine abana barangije primary n'abana bakiri batoya cyane twagumyemo iminsi 7 baraturekura nanone barabafunga no badufunze iminsi 7 turimo ari muri lock up inyuma yanga baje kuturekura turasohoka twabaye noneho abastari cyane noneho uzibabana batwite ishuri urumva by'ubwana anga kwanza n'ingendo muri street irahinduka ukagenda bouncing man urumva ukumva ndazwigewe hano mu mudugudu ndaceka Bac-T ubwo se ntago ibyo bintu byakwangirije izina mu gukura kwawe muri quartier ngo wenda ababyeyi babaturanye bajyaga ngo ntukagenda na Gerard nakarara ahubwo it was my chance to come in Rwanda kuko papa wanje hari yari safari iyo case yose Mary yase irangiza muze yaraje gutya bamukubita story ngo umuhungu wawe byagenze gutya na gutya yarafunzwe yatwitse ishuri muze yararakara cyane arambwira ngo wowe noneho urashaka ko bazakwikira mu mahanga ngo hano na nubwo ari iwanyu itegure mu Rwanda niyo trip yanjye none yo kuza mu Rwanda for the first time wow urumva birangiye Bac-T tumenye ukuntu yaje mu Rwanda for real nako gastori katumye bahita bagupakira for real ako bakunzi ba Bac-T mwumvishe urugendo rwe rw'ukuntu yaje mu Rwanda n'ukuntu yatangiye ubuzima bwo kuzanwa hano nyine kugeza ubwo yamenyekanye mukamumenya gusa ndabyishimiye sinzi nimba wenda wansubiza kino kintu ko bavuga ngo abantu baba Tanzania barya inzoka wari warya inzoka je na inzoka narayiriye ariko nagwe ari muri Tanzania inzoka narayiriye for real everybody know abantu benshi barabizi ko narayiriye wari inzoka neza cyane ikaranze se yari naryoshye byatari I'm telling you inzoka yari iryoshye byatari Jack I'm telling you nago ngubesha nukuri ko Imana narayiriye ubusenga abantu basomanye na Bac-T umuntu wasomanye na Bac-T yari inzoka karyoshye kandi karyoshye tuvuga ngo Bac-T wari inzoka fresh sana Jack narayiriye nago ngubesha yokeje se cyangwa karanze yari karanze urumva yoroshye gutyo ukuntu ariko inzoka iyi pati y'uruhu iba ikomeye mu gatoya ariko kaga pati k'imbere kameze nk'isamaki kararyoshye I'm telling you none n'amapusi noneho ubwo wari inzoka inzoka nayiriye gute Jack I didn't know nanjye nago nari mbizi reka nkubwire ukuntu nari inzoka umutima uransimbutse
navaga New Zealand nagombaga kubodinga muri Korean nari nafashe Korean airline indege y'abakorea noneho tujya Seoul hariya muri Korea nkubitaho amasaha menshi ibici umunaniro ibici inzara nje gusubira mu ndege kuva Korea noneho kuva Korea to Dubai indege ikubita hariya n'amasaha menshi cyane ni kure byatari yego none maze kwinjira mu ndege ndicara gutya ntangira gusinzira shonje kuko na amasaha twagumye ku kibuga ari menshi cyane ari ya Seoul inzara yari yankubise noneho sinzi kuntu nari naryamye gutya mu ndege and then haza umukorea gakobwa kagakorea gutya kahita kankubitano kagukomanga ndabyuka ngo nako kari kagukunze I don't know maybe okay urumva Jackie kahita kambwira ngo urabona abakorea bakunda ururimi rwabo cyane ya abashinwa abakorea abayapani ching ching sinzi ibintu kambwiye nanjye navuye mu bitotsi ngo chengwa seas food no sea snake tavuga ngo what nje numvaga tu mu ndege nagwa cyo kuguhereza ibiryo ngibyo kuko iwabo maybe ni traditional ni culture yabo yakanu numvishe ngo ni sea snake so ntago nahise ntekereza ko ari nuza nabijya ngo uri sea snake weta yumva ko nyene sea snake aitanzaniraga sea snake ari my dear kubita inzoka mu ndege nayanzara nari mfite bana bitambyuka ndagacanganya fresh ndagacanganya karika naryoshye byatari noneho ndangije inyuma yanjye harariyo couple y'abazungu muri abo bazungu nangira kumva conversations uko nari nabyutse and then nanicariye gutya tundi kumva conversations zabo umugore yita mubaza umugabo harya iriya sea snake ni inzoka nyayo aramubwiye ngo yeah it's a snake ngo yitwa sea snake yeah it's a delicious food urumva ngo ni ibiryo biryoshye cyane bimeze fresh kabisa ngo agatima kitaga kubita wamaze kwirya wayimizwana ziko nari inzoka ndavuga se mbigenze gute avuga ariko igitakwicyo ukakirya ni ibiryo bisanzwe mani narayiriye ndayihekenya fresh noneho uruhu rw'iyo sea snake abandi barukuraho nje n'uruhu nararuriye kubera ukuntu kari karyoshye Bac-T unyibukije abantu bajya bavuga ngo bagande barya imbwa imagine rero uri inyama nazo ugasanga ni imbwa wariye oya imbwa nje nago nayirya n'inzoka nayo nago nayirya mbishaka ariko narayiriye wayiriye ariko utabizi nyine wabisobanuye my god akanyama kanryohereye ni impara nayo warayiriye ziraryoha kubi I'm telling you n'abantu b'Imana mwe Bac-T yari inzoka Bac-T yari impara mana yanjye impara iraryoha imparage ni imparage mu cyongereza bazita impala twa tundi dufite uduhembe gutya turirukanwa cyane batwita gute tumeze nko utujirafe apana uduhene two mu ishyamba none se ihene mu ishyamba niyo mpara si impara se impara se siyo mparage imparage yaryo bimeze gute imparage ntabwo ari nuza zebra apana zebra ntabwo nayirya impara isha inshinga amatwi tufite uduhembe gutya turiye kenshi turaryoha cyane utuntu two mu ishyamba jye sindaturya ariko ngo aba mukerarugendo bavuga ko hari umunsi bazanye inyama ya nuza kera twe duturanye n'umu game reserve game rangers something like that azana inyama ya elephant elephant bayita inzovu yes inyama y'inzovu arayizana abandi bose banga kwirya ndavuga ngo nje nkunda kugerageza ibintu bidasanzwe kenshi kabisa mu buzima inzovu narayiriye mana yanjye Bac-T mwumve hano yariye inzoka yariye impara yariye inzovu fresh sana
Yesu inzovu iraryoha ariko inyama yayo irakomeye ukuntu sama ariko iraryoha cyane ariko inzovu banza mana uriya mu game rangers we yagendaga iyo yabonaga inyama mu ishyamba icyo kuribwa n'abantu bakataga igipande kinini bakagabana akaza muri kariti agahereza abantu narayiriye ebana iraryoha cyane ahubwo njya mbona abantu babunza amavuta ngo y'intare bacuruza ubwo nazo babaziriye amavuta y'intare abangaba ko barimo kudukinisha nanjye ndi intare uhungushe kurya amavuta y'intare cyangwa kurya intare nanjye yandya nanjye ndi intare Bac-T turimo tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro reka mbaze kino kibazo kuko tuzongera tugutumire mu kiganiro cy'ubutaha ndabizi uruwacu urahari cyane wigeze ukundana n'umuzungu amabanga yose ko shaka kuyamenesha Jackie we muranyemerera kubivuga bivuge Nina mvuge story y'umuzungu mbireke yabyanze Nina none se rero ubwo abadukurikiye bari kuri live nababarije murabyumva yanze kubabwira ngiye kuguteranya n'abantu reka ba voting Rodman mvuge story y'umuzungu mbireke Mike tuvuge story y'umuzungu tuyireke ivugwe Nina we yavuze no X Abu aya yes gira abadukurikiye story y'umuzungu ako muzungu mwagiranye ibihe bana ako nariko Bac-T yakoze yache Rodman n'embeli yache oya nacho ni 2 kuri 3 babaye 2 kuri 3 bambwiye ngo mbireke okay nayi turayireze ariko wakundanye nawe basi icyo gusa amuzungu twarakundanye yitwaga izina sinarivuga yihorere izina rye ritangira na T so twarakundanye for some time nakubajije ibibazo byinshi reka mbaze abantu batinya gukunda abazungu cyangwa iki ngiki tukireke niba shaka iyo story y'ukuntu twakundanye n'umuzungu part 3 yego pati kurikiraho tuzayitanga mwabyumvise rero mu kiganiro cy'ubutaha muzacikwe azatubwira uburyo yakundanye n'umuzungu none n'ibibazo byose nari mfite kuzabaza ku bijyanye n'urukundo rw'abazungu uburyo bagoye uburyo bakunda bavuga ko abazungu banuka n'ibindi byose ibyo byose tuzabibaza Bac-T mu kiganiro cy'ubutaha ase muzambaze nzaba kubita story ya Danje ubutaha ariko ni mu voting ko mukeneye iyo story kumva story kuntu imeze nzabibabwira ariko ni mutabishaka mbwire ngo Bac-T stop don't say that abazavuga ngo bibabwire noneho turimo tugana ku musozo w'ikiganiro nyemera ngo baze kino kibazo hari ubwo bari bakundwa n'umuhungu ku muhungu mugenzi wawe akakulakinga just like akakubwira ati ndagukunda Jackie ibyo bintu biri nasty yari no kubyumva byonyine bita numva oh my gosh ariko baraguteresa one day no Bac-T baraguterese reka nkwereke hari umunsi umwe ni kera ariko umujyamo yigeze kwibeshya no vuga yarantereze ntabwo yigeze tereta yaraje arambwira ngo urumva ngo isha ndagukunda kandi njyewe ngo ndamubwira ngo man nari mfitiye ubwenge bwa bundi bwa kera ako kanya ubangute nahise muhereza uppercut ni ku bantu bazi boxing barayizi uppercut ni ingumi mbi cyane yandi guza n'igikuta pufa yakoze man you are joking with the lion urimo gukinisha intare stop that man ntabwo ari byiza I don't like that kandi ebana kwibeshya gatoya gutyo twahita dushwana yego nimba ukora ibyo bintu mu bikorere hirya n'abagenzi banyu ntago navuga ibiki n'ibiki birakorwa na benshi hano mu Rwanda babikorera iyo ngiyo ariko me I don't like kubizana kuri njyewe I don't like it oya nakubazaga ahahise hawe kuko uyu munsi wose urabizi ko utabyemera ariko nakubazaga muhahise hawe nimba hari umuhungu wigeze kugutereta oya n'uwo tuyigeze kuza ashaka kunzana naho za gutya uko yari yaje ndumva yarashaka kumubera umugabo kandi ari umugabo mugenzi nje kugeza n'uyu munsi nanugo natuma nguhereza time yo kumbwira ubu interesting bwawe bwo gushaka
ntago nagutinza yani ako kanya man I am the lion ndi intare wibyo izo stories zawe tuza please don't do that man. Aravuze ngo izo stories zawe ujye uziganiriza. Aha, asante sana. Bac-T turimo tugana ku musozo w'ikiganiro bariza n'abadukurikiye wumvise hari byinshi twavuze hari abakwandikiye comment hari abagiye bavuga ko bagukunda ariko hari ahantu nigeze kubona ga comment kavuga ngo Bac-T ni mbaya. Ngo Bac-T ni mbaya. Ni mbaya. Indaya mbaya. Ngo ni ndaya. Oh my gosh. Ese nje ndigurisha nje kweli kugira ngo vuge ngo nje ndi ndaya. Okay, babwire ngo sinigurisha. Sinigurisha, sinzigurisha. Na nugo ngushira even you I'm telling you don't do that. Yeah. Jackie, I cannot do that, man. Jason nakugurisha gute kweli. And I am not even the player. Nago ndi player. Ubundi se. Jackie, njewe mfitu injira urukundo Jackie. Let me tell you something. Can't I enjoy when I'm in love, you know? Eva nukunzwe na Bac-T no buryohe I'm telling you. Eva nanjye ngumva ndi mwijuru urukundo. No bamwagize mwijuru rito. Ako karazikeje ngo sinigurisha. Bac-T reka nanjye ngutera gastori gato yatuma dusoza ikiganiro. Kera nkiri mutoya nkuko nawe wari kutubwira nyine kuri story yawe nanjye natwitse ahantu navuye ku ishuri mbona urugo rwumye cyane ndanyije ndabikunda ndavuga ngo hano nzahatwika icyo gihe mva mu rugo ronzanye ikibirite imagine rw'ibyatsi urugo rw'ibyatsi bya birabo bigira amahwa byumagara cyane noneho ndangije ngiye nakoza agashya narahatwitse ndangije urugo rumaze gushya birimo biragurumana cyane bimeze nk'ibikenye ndirukanya gukomanga ndababwira ngo urugo rwanyu rurimo rurashya barasohoka baravuga ati yo ninde utwitse hano bahamagara abantu barazimya banagama ibitaka ibintu byose byarangiye noneho umumama nyine abaturanyi bari kumuha pole mpagaze aho ngaho baravuga ati ahantu hahiye gute barimo barabyibaza ndangije mpita mvuga ngo ni njyewe hatwitse ariko ntabwo nari nzi ko hari bushye cyane umva nanjye baramfashe banjyana kuri brigade bangezayo abayobozi nyine bo kuri brigade abapolisi barandeba bagira baza se umwana ni umwana mutoya vuga amatelefone yari yaraje ariko bitari cyane batabasha no guhamagara iwacu bari bakumfunga birabananira birabacanga umumama yangubesurusha ariko ngo taha wakana we si umva ko nagwa ari nje nyine wari umukubaganyi ni benshi ubwo urumva Bac-T na Jackie bagiye muri brigade urumva nanjye rero icyo gihe nigeze kubyisangamo rero turimo tugenda tugana ku musozo nyemerera nanone kandi nkubaze kino kibazo navuga ko ari nacyo kibazo cya nyuma ngiye kubariza abantu badukurikiye abakunzi ba BigTown TV uyu munsi ubushize wavuze yuko ushaka kugira ibikorwa bitandukanye ufasha ku bana bakizamuka n'ibindi byose nagira ngo nkubaze ngo iyo projet uyifite umwaka cyangwa ifite umwaka utaha no iyo project iri on board irimo gukorwa tayari na ibikorwa byinshi byatangiye ndimo gufasha ndimo gutraininga ndimo kwigisha ndimo byinshi cyane abana bafite impano dufite n'umukobwa witwa DB by now niwe turi kwamamaza afite n'indirimbo nshyashya mujye no kwireba kuri channel ya DB official yitwa Ndahabya uyu nguyu niwe umwe mu bantu benshi bazwi hari teams hari abantu benshi cyane ndimo kubikora mu kwigisha byinshi ndakeka ko muri ibi biganiro by'iminsi iri imbere nzakubwira n'ibintu Bac-T turi mu kiganiro ntago nguciye mu ijambo urangurira inkweto zanjye imbwa yawe iraziriye zana turebe dore imbwa ya Bac-T ndiriye inkweto reka turebe zana hano turebe zana n'urundi rukweto barebe uko rwari rumeze hita unakazana hano tukereka ibyo kakoze nibaza n'urundi barebe ni ruzima imagine Jackie sorry my dear imbwa zo kwa Bac-T zirya amasaro
kariya gato nta mikino ye baba we none ugahaye utuntu tumeze gutya imagine abakurikiye BigTown TV murebe inkweto zanjye zari nzima imbwa yo kwa Bac-T dore indiri y'urukweto kazane akangako akakana Daisy, come here. Daisy, do you see what you did? Do you see what you did? Do you see this? Yeah, continue. Okay. Karagaciye. Hari umuntu arimo kumbaza ngo Daisy igurishwa ngahe iyi ngiyi? Igurishwa amadolari magana. Wayibonye? Ane. Dore. Nina niwe uca ibiciro amadolari magana ane. Like this one. Tukagurisha nina? Magana ane, yeah. So ufite $400 ushobora kuyibona. Ni nyinshi, ziba ari nyinshi cyane. Jackie, so sorry man. It's okay. Daisy. Imbwa zo kwa Bac-T dore zirya amasaro. Reba ibintu wakoze kwa Jackie. Do imbwa zo kwa Bac-T zirya amasaro. Yeah, Bac-T wari uri kutubwira nyine bya ADB ko ari we uri no. Yeah, ndashaka gutraining abanyeshuri kubijyanye na media, ndashaka gutraininga abahanzi kubijyanye na music, ndashaka gufasha abahanzi, ndashaka gufasha abakene, ndashaka ni byinshi yani sinzi nuko Imana izanshoboze tu kuko I love people kandi nkunda new generation y'aba bana bakiri batoya. Bac-T turimo tugana ku musozo nyemerera ndabizi ko simbikunda nawe ntago bikunda ariko nyemerera mbikubazeho. Iyi saga yose iri kuvugwa nyuma y'uru rupfu rw'umukozi w'Imana urayivuga hiye? Harya saga nihe saga? Ya mbere navugaho barimo barakoresha ijambo rivuga ngo Pastor Theogene yari yahuye kuba nabya bindi Sarongo yavuze. Sarongo yarabivuze arongera nabisubiramo kandi ni inshuti yawe by the way kumva umuntu inshuti yawe avugwa gutyo bifata gute nubwo atagihari yari inshuti yawe? No, it's not good on my side. Kandi urupfu ni ikintu kibabaza benshi. Family waruseka uyu munsi ariko ruje iwawe cyangwa iwanyu nubwo wahita wumva ko no jokes mu kintu cyitwa urupfu. So kugeza ku rwego abantu bavuga ngo umuntu yari yahuye kuko nawe ntago yari yanze ubuzima. Noneho bafite ijambo bari gukoresha nta ikintu cyitwa accident ni accident. You never know man. Ari umuntu nabonye wanditse muri comment ahantu aravuga ngo ubundi ngo Karina yambutse umupaka wa polisi b'u Rwanda bareba he. Imagine Karina ni imodoka nk'izindi. Kandi Karina ishobora no kugera Zambia. I'm telling you Zimbabwe. Uri gutwara tuyo modoka ugenda birashoboka cyane. Hanyuma nihuse cyane kankubaze kuri kano kantu we nagureba YouTube ariko ndakubaza uhitumbwira igitekerezo cyawe. Hanyuma muri uru rupfu rwa Pastor Theogene hari abantu bari kumwe nawe harimo umudamu ngo wabaga muri Amerika afite se wabo muri Uganda yari yaramureze ariko amuhisha ko ajyaza muri Afrika. Noneho uwo musaza agiye kumva yumva ngo bamuhamagaye bamubwira yuko wa mukobwa yareze ari muri Afrika ari naho yaguye kandi atari yagize amubwira kuva yagenda ajya hanze atari yarigeze amumenyesha ko aza muri Afrika. Abantu rero urwo rupfu rwo nawe barushinyaguriye baravuga ngo Imana yamwanitse iza kumwicira muri Afrika kugira ngo ihorere uwo musaza. Byo wabivuga hiki? Man, let me tell you something. Ndi muri media house igihe kinini cyane imyaka myinshi cyane. Yego. Hari story umuntu ashobora kuvuga just for entertainment, ku entertaining abantu. Hari stories umuntu ashobora kuvuga ababaye ashaka kuvuga gutya na gutya ariko hari aho bigera bikaba atari ngombwa. We have to respect, we have to ariko kose manu babivuga ariko to on my side sinzi n'ikintu nabivugaho. Let me say no comment. Ababivuga gutyo babivuge abatabivuga I don't know ariko all in all
the lovers, the family, the friends, uwo muntu wapfuye abifata gute babifata gute yo bari kubyumva bari kubona ibintu nk'ibyo kandi ni iki gihe cy'ikiriyo baracyababaye abantu baba baretse kuvuga amakomenti yabo izi comment ziri hard muzireke gatoya abantu be bazihoreye imagine nk'ubu ngubu umwana wa Pastor Theogene nabona uri kuvuga ngo papa we yari yahuye kandi yapfuye urupfu rumeze kuriya kweli urumva so hard man so hard nanjye byarambabaje sinabyishimiye cyane ko naranabatabaye gusa nanone ndongera nkubaze ngana ku musozo w'ikiganiro sinzi niba utarabibonye ko Theogene yatabawe n'abantu benshi cyane kandi ikigaragara cyo yababaje imitima y'abantu batandukanye benshi cyane icyo navuga muri iki kiganiro nuko buri muntu wese yasaba iherezo ryiza akazasoza neza aho kugira ngo uyu munsi ugiye dusigare tuvuga ibidakwiriye ese Jackie usibye umuntu kuzana ubushinyaguzi cyangwa jokes cyangwa whatever Theogene ntabwo abantu bamu appreciatinze mu bintu yakoze si bakoze appreciation ya danje imagine guherekezwa n'abantu bangana kuri imbaga y'abantu bangana kuri byonyine si bihagije bigaragaza yuko nyine yarakunzwe kandi abantu bababajwe nyine n'urupfu sinzi umuntu ujya utanga amatike yo mu ijuru ariko arayikuye tu ariko se nkubaza ijuru baryemera ijuru byaba ari story ndende cyane ariko I believe ntabwo tuzategura ikindi kiganiro kivuga ku buryo wemera ijoro nje Jackie nemera Imana cyane kurusha ibindi byose nemera Imana cyane ngiye kubaza ikibazo gisa n'igikomeye ariko ragisubiza kuri umuntu aka kanya cyangwa ubutaha ubu nonaha ubundi tugahita dusoza mu bahanzi cyangwa se mu ba star batagihari ninde wumva ukumbuye bamaze gutaha bavuye muri uyu mubiri wumva ukumbuye nje nkumbura Jay Polly kuko Jay Polly yari inshuti yanjye twagiranye ibihe byiza byinshi twatemberanye amajoro Jay Polly was my friend ko ari benshi cyane abastare Yanga yakundaga kuncyokoza akambwira ngo Bac-T yanyitaga Bac-T hari akagambo yakundaga kumbwira ngo uri hanuka mu giti ugapiga amavi chini so Yanga yari umukomediye so nje mwibuka cyane nawe Bravani agitangira music story yarayitanze ahantu henshi barabizi kuri audition ni njyewe yansanze bwa mbere na mbere ajya gutangira music Bravani ni njyewe wamujyajinze mukubitisha mpaka muri finali atwara igikombe bamukubita amadolari 300 akira kana gatoya gutya for the first time Bravani ajya kuri stage cyangwa atekereza music so hari ibintu byinshi nje nibuka tu ni benshi Bac-T wari wagiraho umushuti cyangwa se umuntu waba yarigeze gupfa afite dread iyo umuntu apfuye barazogusha cyangwa arazipfana akazigumana no nari mfite umushuti wari umurasta ariko sinzi ukuntu bamushinga ko cyari igihe cya covid witwaga Ras Django wo muri Harley Jadovs Rasta Django ntago nabashije kujya kumuherekeza so I don't remember simbizi kuntu bamushingwe nimba bamukase dread cyangwa barazirekewe Bac-T uvuga iki ku bantu bategura urupfu rwabo akicara akavuga ati ngewe aho nzapfira saving ya serikeri hano saving yaho bazanshingura ni saving okay ubivuga iki hari umuntu wanje wo hafi cyane narindi hari hanze mu bihugu by'abazungu umunsi umwe dusura one of the family arambwira ngo you see this family aba bose bamaze kwitegurira kuntu bazashingurwa ngo bo bazakora gutya bamaze no kwishyura amafaranga y'urupfu rwabo n'ukuntu byarantangaje cyane kuko for the first time numvishe ibintu nk'ibyo ariko ngo hanze biraba cyane umuntu aritegurira iyo umunsi nzaba napfuye bizagenda gutya na gutya n'ibintu bitangaje ariko sometimes it's okay kuko twese ni inzira none se ibyo bintu we wabikora cyangwa wabipangira
njye numva ari umwuka mubi wo gusa naho utizeye kubaho igihe kirekire. Oya byose ni sawa nushaka ubyipangire kuko wipangiye ahubwo nibyo byiza. Ufasha babandi uri busige kuri bije n'ibiki byose bakaguherekeza fresh n'amarira ariko wipangiye ahantu bazagushingura serikeri bazagushiramo nimba bazagutwika bazagutwikira hehe na hehe ibintu byose na transport urumva it's not bad ntago ari bibi ariko on my side I cannot do that ariko kubabikora ni fresh ahubwo muzajye mubikora na benshi cyane. Bac-T atanze n'abana mu kiganiro ko umuntu ashatse yajya isevingira ukuntu aramutse apfuye umudugudu utazamuteranyiriza. Gusa birababaje kubona warakoreye amafaranga abantu bagacisha igiseke mu baturage bagenda bafunguza amafaranga kugushyingura mu mudugudu byo biteye isoni biragayitse biragaragara nabi. Why can't you use the money y'umuntu wakoreza ibintu byinshi none umunsi wo gushyingura mugatangira ngo muteranye amafaranga biri no there's no need of that. Bac-T wari warota wapfuye? No ariko umunsi umwe nararose inzozi sinzi nzayikubwira uta iyo nzozi bana yariteye ubwoba bana baratuka cyangwa nayo kubwiye ubushize warose iki Bac-T uzayivuga uta ubwo bimaze kuba ibiganiro bine Bac-T twemere sinzi nawe muri kubyumva. nzagenda mbakubita story to don't worry. Bac-T reka tugushimire wakoze kubana natwe mu kiganiro sinzi niba hari icyo wasoza ubwira abadukurikiye kandi ikiganiro cy'ubutaha kizaba ari show. nkunda kubona iyo mwishimye nkunda kubona iyo mufite ibyishimo byo kurya imyambaro nkunda kubona abana bari kujya mu mashuri bakaza bafite ubumenyi bwinshi cyane nkunda kubona abasaza bishimye nabo bari kuganira n'abajeni nkunda kubona abamama bagukunda bankunda yala abamama bankunda ndabakunda bija abamama munkunda noneho umunsi umwe nzabakubita kado sinzi ukuntu muzayigabana kuko muri benshi cyane. Bazayigabana uzayinshishaho yaki wallahi ibana ahubwo sinzi nimba nari next time mfite kado y'abamama bankunda none ni benshi ariko mu Rwanda hanze y'u Rwanda. Abamama bakunda Bac-T nimero yanjye ni 0784 12 0782821275 niba ukunda Bac-T uzanyandikire kuri WhatsApp cyangwa se umpamagare umbwire ko umukunda ngushire kuri liste cyangwa ku rutonde y'abantu nzahemba y'abantu azahemba y'abantu azana nagari ngombwa kuzaza hano kugira ngo tugushe kuri kamera ariko bishatse wanaza ukabivuga na kintu bitwaye abadukurikiye bakamenya yuko umuntu wacu ari umuntu w'abantu abantu bamukunda. Bac-T abantu rero abagore bagukunda rero bukore group ebana mbafite igihembo gikomeye cyane abamama bankunda nanjye ndabakunda. Bac-T wakoze kubana natwe mu kiganiro cy'uyu munsi dusubire mu kiganiro cy'ubutaha. Ciao ciao. Thank you so much until next time we are together. Ingini part 2 part 3 iraje kandi nuzacikwe na part 3 4 5 inyuma y'ahangaho tuzahindurira umuvuno kuri Jack nawe ariko jewe noneho ntibazacikwe jewe nzababwira ibintu byinshi Jack nzababwira ukuntu nakuze nzababwira ukuntu nakundanye nzababwira ukuntu nari indobo nzababwira ukuntu ngira urukundo rwinshi nzababwira ukuntu nzanababwira n'ukuntu ibintu nk'ibyo. Bye bye. Urumva ziri bye bye.